Mwongeye kwirirwa, Yesu ashimwe, amahoro y'Imana n'abana namwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Uwiteka nabiteho kandi abagirire neza, amen. Nje kugira ngo mbabwire uburyo wakirukana imyuka mibi iri mu nzu iwawe. Nigeze mbakorera ikiganiro kivuga ngo dore ibimenyetso bikwereka ko mu rugo iwawe hari abadayimoni. Mwarakibonye cyangwa nze kugipiningamo hano hasi? Nabakoreye ikiganiro kivuga ngo dore ibimenyetso byakwereka ko mu nzu yawe harimo abadayimoni. Ni na byiza ko ndaza kugipiningamo hano hasi kugira ngo urebe muri comment, urabonamo amarinki abiri, ukande mu bururu kugira ngo umenye ko banahari, nyine ubashe no kuza no kubirukana. Nje kukubwira uko bari uri bubirukane, ariko nkora n'ikindi kibabwira ngo dore ikimenyetso cyakwereka ko mu nzu yawe harimo abamarayika. Nacyo ndi bugufashe ngishyiremo hano hasi. Abantu mutakibonye muje vuba mubashe kuza kureba ibyo biganiro uko ari bibiri. Ikiganiro cy'abadayimoni niwumva ibimenyetso kuko barimo, nje kukubwira nuko ushobora kubirukana. Sibyo? Umuntu mushyashya kuri subscribe ujye nkurikirana ibiganiro binyura hano. Hano hanyura ibiganiro by'amoko atatu. Hanyura ijambo ry'Imana kuri Apostle Rosine Official, hanyura ijambo ry'Imana, hakanyura kabiri inyigisho zidukangura, gatatu hakanyura inyigisho zijyanye no kubohoka, harimo kugira dukoresha ibintu byose ndi kubigisha, kuko ministeri yanjye yitwa Bohoka, iri muri Yohana 11:44. Niyo misiyo. Ikintu cyose cyakubohora ku ngoyi ikuziritse ituma udakandagira mu cy'Imana yakuvuzeho, icyo ngicyo nicyo nje kugira gute, nicyo nkunda kwigishaho. Iyo mbigisha ngo koresha umunyu, koresha irayo, koresha amababi y'ibiremwa Imana yaremye, ibyatsi biki, burya bari kugira ngo ubohoke ku bintu bimwe na bimwe. Imana ishimwe. Umunsi nje kubwira ko wakirukana abadayimoni rero bari mu nzu yawe. Numara kubona mu kiganiro cyo hasi umuntu utaracyumvishe birebe biranga ko abadayimoni bari mu nzu ye, nurangiza ukoreshe ibi bintu bibiri ngiye kukubwira. Imana ishimwe. Hari igihe twavuze yuko abadayimoni mu nzu bashaka kwerekanwa n'ibisimba runganaka, nka Marie Jose, ibinyenzi, imbeba. Ya mbeba idasanzwe nababwiye igenda ry'ibintu igakora amakurusi hejuru y'inzu, kajya mu ntebe ikarya amakabure y'amateleviziyo. Bene abo ni abazimu babishushanyije, abadayimoni babishushanyije mu tundi tuntu. Inshishi, intozi nyinshi zidasanzwe, injangwe zihora aho ngaho zigendagenda. Hari ibisimba nababwiye abadayimoni bihishamo cyane kandi biza mu nzu zacu. Za Marie Jose nyinshi, ibinyenzi byinshi, ibiheri bene ibyo bintu. Reka rero nihute ninjire mu kiganiro ntabarambira. Imana ihabwe icyubahiro. Nabakora ikindi kiganiro kivuga ngo ni gute wasohora umudayimoni, wabona umudayimoni usanzwe ugutuyemo. Abadayimoni bajya batura mu bantu mwabavandimwe. Nababwiye ko batura mu mutwe, mu gatuza no mu mbavu. Nibyo bice ubundi abadayimoni, iyi myuka mibi yicaramo mu mubiri wacu. Bibiliya itubwira ko hari abadayimoni Yesu yigeze yirukana mu muntu, abamuvanamo abaroha he mu ngurube. Bivuze ko rero n'uyu munsi abadayimoni bagenda batura mu bantu runaka, umudayimoni akaguturamo utabizi. Naragikoze ndababwira nti kora iki kintu, umudayimoni ugutuye muzamubona akuvamo, waba uryamye cyangwa waba uri mu rugo ku manywa, azagusohokamo umubone. Hari n'abazabasohokamo bakabasezeraho. Kanihute rero, niba ufite imyuka mibi mu nzu, wumva iki kiganiro kirimo hasi muri comment, ukabona nyine imyuka mibi ko kirahari, hari ikintu wakora muvande. Hari igihe abadayimoni nk'uko nababwiye bagenda bazerera. Abadayimoni nababwiye ko ari abamarayika b'umwijima bamanukanye na Satani mu isi, bagenda bazerera. Abazimu ni babandi bo mu miryango yacu baba baragiye bapfa bakadutera, nibo bita abazimu. Abazimu n'abadayimoni rero mumenye ko batandukanye. Hari abantu batari bazi gutandukanya abazimu n'abadayimoni. Abazimu ni abantu bacu bapfuye bashaka kugutera. Abadayimoni ni babamarayika Imana yirukananye mu ijuru na shitani, bakabirwa bazerera mu isi. Rero cyerekana ko mu isi bazereramo. Muribuka ko Imana yigeze igana na Satani muri Yobu ngo mbese uvuye he? Ngo mvuye gutambagira mu isi. Ngo ese ngo wabonye umugaragu wanjye unyubaha witwa Yobu? Ngo namwitegereje. Ngo impamvu akubaha nuko afite ubutunzi. Bivuze ngo shitani hirwa agenda akareba n'ibyo dutunze n'ubuzima tubayemo. Iyo usomye iryo jambo birakwereka ko Satani n'abadayimoni be yirirwa bagenda. Imana ishimwe rero. Rero abadayimoni bashobora kuba ahantu
bashaka kugendagenda nk'uko bakabona nyine uri umuntu urangaye, bakiyinjira bakituriraho, bagatura muri wowe mu nzu yawe, muri bya bintu bishaje mujya murundarunda mu nzu, ujya nkunda kubabwira mujye mubisora mu bijugunye. Hari n'abantu batunze ibintu mu nzu bikurura abadayimoni bakaza babikurikiye mutabizi. Harimo n'abantu batera ibiti mu rugo batazi ko ibyo biti bikurura abadayimoni mu ngo zabo. Nabo nzabakuraho ikiganiro cy'ibintu by'ibiti mukunda gutera mu nzu mutazi ko abazimu bakunda kubyihishamo. Nzakibakorera nacyo mukimenye. Ibyo byatsi byo iyo unabinyayeho uhura n'ikibazo gikomeye. Nicyo kiganiro nzabakorera kubukurikiyeho nabyo mubimenye, mumenye amabanga yo mu mwuka mu isi y'umwijima. Rero nyine nk'uko mbibabwiye, hari igihe nyine abadayimoni kikwereka ko bari mu nzu yawe, hari igihe bakuniga. Nta muntu uraryama ku manywa kumva ibintu biri kumuniga, akinyeganyeza umva bikanga, ugashavuga mwami Yesu, ukumva biranze. Icyo ni ikimenyetso kikwereka ko mu nzu yawe burya harimo abadayimoni. Kuma umuntu wirambika ugiye nko kuryama ukumva ugize gute, ibintu bitangiye kukuniga ukabura umwuka, cyangwa se ukumva hari nk'ikintu kikuri iruhande ariko utari gusobanukirwa icyo ari cyo, ukumva ikirere cye ntabwo kimeze neza. Cyangwa wenda nk'uko nabivuze, waba uri kugenda mu nzira, wenda ahangaha nyine ni mu nzira, aho ntabwo nabivuga, twabivuze muri cya gice cy'abadayimoni bagendana n'umuntu. Ariko mu nzu ushobora kumva hagugaye, ukumva mbese, cyangwa mu cyumba cyawe ukumva harimo nk'undi muntu, cyangwa ku buriri bwawe ukumva hari undi muntu uryamye ku buriri, ukajya wumva nyine hari nk'umuntu muri make, cyangwa ukumva ijwi, cyangwa ukumva uryamye umuntu agukozeho. Bijya biba ku bantu benshi. Rero utwo tuntu ndi kukubwira burya n'utugenzura burya mu nzu yawe ntabwo hazaba harimeze neza, hazaba hari imyuka mibi yahaje kuno nyine igendagenda. Rero wabirwanya ute ntatinze? Ushaka gukoresha hano nk'ibintu bitatu kugira ubyirukane. Ushaka gukoresha nk'uko nabivuze ejo, indagara cyangwa isambaza se cyangwa ifi. Hari umuntu nakunze cyane wanditse muri comment arambwira, avuga ati mushumba, ati ibi bintu wavuze nibyo, ati cyane cyane noneho ubonye rwa rufi rufite urutwe runini, ati rubikora neza. Bivuze ko uwo muntu nawe asanzwe abizi ko amafi cyangwa indagara byirukana imyuka mibi. Ikindi, ububane. Nigeze mbabwira ko umuntu ashobora gukoresha uriya munyu wo mu nyanja w'amabuye, kubera ko Bibiliya irabitwereka mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice 2:19 ahantu Elisa yakoresheje umunyu ahumanura amazi yaruraga. Rero ushobora kutabona uyu munyu wo mu nyanja, kuko nababwiye ngo hari igihe ukoresha ikintu kimwe imyuka mibi ntikuveho ugahindura ugakoresha ikindi. Hari umuntu ubwira ikintu agakoresha kimwe, kuzumva araguhamagaye ngo mushumba, ngo uko nabikoresheje ngo sinkire, kandi ubwo wenda yozeho rimwe cyangwa kabiri. Muvandimwe, ushaka kurwara uburwayi bwo mu mubiri, wajya kwa muganga bakaguha umuti umwe ntugukize, ukazagenda bakaguhindurira ugakoresha undi muganga kwandikiye, wenda uwo nguwo akaba ari wajya wagukiza. Nawe rero imyuka mibiri wawe, abadayimoni, hari igihe ushaka gukoresha umunyu wo mu nyanja nabigishije, uwutumbitse mu mazi ugasenga ukagenda utera mu nzu hose, wenda ntibagende. Icyo gihe fata indagara zumye cyangwa se isambaza kikuri hafi, zumye zabaye urukwi, ugenda uzisheshe. Kagafu, buvandimwe, kagafu ushobora gukoresha agafu, cyangwa se ku muntu utabona uko azishesha. Ubundi byiza hano, kubera kwirukana imyuka mibi, biba byiza cyane iyo hano ho utaziseye, ukazifata uko ziri, cyangwa se yafi wanitse, apana kuyikuramo ngo amara n'ibikindi. Oya, yanika iburukwe kuzubu, yanike. Nubishobora yafi nayo uyisike, cyangwa se ntuyisike, kikorohera. Hano kubera ko tugiye kwirukana abazimu bari mu nzu hose, ngombwa kuyisike. Ubundi dukenera ifu iyo tugiye kwikuraho wa muzimu, kwitarukana wa muzimu dutuyemo, niho ubundi ubisike. Hano ntabwo byakirwa bikurushya ubisike, sibyo? Noneho ufata imbabura. Buri imbabura ni nziza, imbabura buri ikora imiti myinshi. Twumvikanye ko uzafata indagara zumye, cyangwa se isambaza, cyangwa se ifi. Apana izafi zo mu cyuzi, nabivuze kare mu kiganiro, n'izafi zimwe zivuye mu kiyaga z'umwimerere, apana izo mu byuzi baba bagiye bororeramo abantu babyikoreye, ziriya za karemano ziri mu biyaga. Kayanike ikuma neza, n'indagara zumye neza, urangiza ugacana imbabura. Si ngombwa gushyiraho amakara menshi nk'ugiye guteka rwose, hoya, kigenzi nuko imbabura yaka. Warangiza ukagenda ugatereka mu nzu yawe, ugafungura imiryango yose y'inzu, niba ufite inzu nini yose ukayirangaza, n'amadirishya n'inzugi zisohoka hanze, byo urabifunga.
impamvu ufunga amadirishya n'inzugi zisohoka hanze ukazifunga zo aba ari kugira ngo wa mwuka ugumemo imbere. Murabizi ko n'ubundi buzima busanzwe ufashe imbabura ukikingirana mu nzu kubera iriya monoxide de carbone iriya ntuzi iri mu makara gucura umwuka ugahita upfa. Rero ntabwo mubizi ko iyo umuntu akingiranye imbabura mu nzu iri kwaka agakingana hose imucura umwuka, ya makara aragenda agakurura oxygene, agakurura wa mwuka wahumekaga kugira ngo kuri ya mbabura yatswa n'umuyaga. Rero imiryango yo mu nzu hagati urayifungura kugira wa mwuka w'indagara uze gukwirakwira mu byumba byose, ukwirakwire mu byumba byose, ukwirakwire mu byumba byose. Urumva imbabura nyine yamaze kwaka utereyemo zandagara. Wa mwuka wazandagara uragenda ugakwira inzu yose, ariko imiryango yo mu byumba byose wayirangaje. Noneho ugafunga hehe? Ugafunga imiryango yo hanze isohoka, uwo kwirembo bwo no mu gikari, ugafunga n'iki n'amadirishya yose yo hanze, kugira ngo wa mwuka utaza gusohoka ugumemo imbere ukwirakwira inzu yose. Mukavamo mwese, ntabwo bikora harimo abandi bantu. Muvamo musohokamo nka kwa kurishye twaga dutega imbeba nyine bakavuga batabantu babavuye mu nzu. Iyo ushaka kwirukana imyuka mibi iri mu nzu yawe, ni ukuri ntabwo imyuka mibi ishobora kuresista. Na bwa Marie Jose na bwa buki bwose birimo byuze nk'imyuka mibi nabyo bisohokamo cyangwa bigapfiramo, sibyo? Hano ho mu kwirukana imyuka mibi iri mu mazu ntabwo ari ngombwa kwizindagara uzisya nkuko twabibonye mu kindi kiganiro, cyangwa iyifi ukayisya. Oya, byo babyuma ukateramo zandagara wangiza ugakinga ugasohoka nta muntu n'umwe uri mu nzu, cyangwa itungo. Utazakinga uvuga ngo umuntu yavuyemo inkoko zirimo cyangwa ihene ugasanga zipfiriyemo kubera kubura umwuka. Ufite ububane nabwo, ububane bwo Mana Yesu we, ububane ntabwo mubuzi se? Abagatulika ntabwo hari umuntu utarabaye mu gatulika hanora. Ububane ntabwo mubwibuka ko mu misa bashyira muri cya cyotezo bakajya batera mu kumva hari guhumura mu kiliziya. Burya baba bizi ko barakwirukana imyuka mibi mu kiliziya kugira ngo isengesho ryanyu ritaza kubura kuzamuka. Ntabwo nahibasobanuriye. Ububane bwirukana abadayimoni, kuriya kuntu umucana amatabaza kuri aritari byirukana abadayimoni bikomeye, ikintu bita itabaza. Buriya hariho amoko y'amatabaza n'amabara, wanda zabakoreraho ikiganiro byirukana bene iriya myuka mibi. Muzarebe mu mibyizi, mu minsi mikuru, urebe ko batazenguruka aritari yose batera. Burya bari kwirukana imyuka mibi kugira ngo abaza guhagarara hariya bigisha batagira gute mu bakirisitu bakabazengurukamo batera amazi y'umugisha, batera bwa bubane mu kunama. Burya baba bari kubirukanaho imyuka mibi, ntabwo mwebwe mwari mubizi. Iyo ufite ububane rero nabwo nyine ucana imbabura. Nuvuga ngo hano uzakoresha ikikoroheye, icyo ubona hafi. Ushobora kutabona ububane ukabona indagara, ushobora kutabona indagara ukabona ububane. Nabwo uzacana imbabura nyine kwa kundi. Nimara gufatwa amakara yatse utereremo ububane, ubutereremo muri buranaturika bwo. Numvishe bujya busa n'ubuturagurika nka umuntu yokeje ikigori, kuko nanjye njya mbucana nkirukana imyuka mibi ahantu ntuye, kubera abantu mbarirwa nakira amanywa nijoro mu rugo. Iki hari abazana imyuka mibi, rero nanjye mba bufite, ntabwo nabura nanjye kwirwanaho imyuka yo mu rugo gutyo. Buraturagurika bwo akenshi ku buryo ushobora no gutinda no kububwegereye. Impamvu hano mu cyotezo bafunga bari kujya nyine wenda butaba bwaturikira ko kuri padiri gutyo ari gutera, ariko ubundi akenshi ubane buraturagurika. Mu nzu imyuka mibi yose iragenda. Kambaho ubuhamya gatoya bw'ububane. Hari ahantu nigeze ncumbika, noneho aho hantu nkajya mpora njye gusenga, Imana ikambwira ngo hariya hantu muri iriya nzu hari imigisha utazahabonera. Hari umuntu waje ahashyira imivumo, hari umuntu waje ahashyira ibirozi. Ariko mu nzozi umunsi umwe ndota inzoka ituruka hanze kuri porutaye iraza irinjira muri saro, isesera ahantu munsi mu ntebe. Murumva izo nzozi narose, mbona inzoka irinjira iva kuri porutaye irinjira muri irenga urugi rwo muri saro, irinjira isesera he mu ntebe. Mbona inzoka iseseye mu ntebe mu nzozi munsi. Haciyeho iminsi njya gusenga, haciyeho nk'umwaka n'igice. Noneho murabizi ko inzoka ari mbi nyine, n'umudayimoni w'umuriganya, nta muntu utazi inzoka icyo bivuze. Ndangije najya gusenga, Imana ikambwira icije mu bandi bakozi b'Imana, mwana wanjye warariganyijwe. Kandi koko pe, aho hantu nari ntuye nahariganyirijwe imigisha 3 myiza 3. Ndayiriganya nywa inca mu maso ndi kuyireba. Najya gusenga, mwana wanjye ngiye kukwimura, hararo warariganyirijwe byinshi cyane. Ati dore ubu ufite ibi nibi kandi koko nareba nkabona byagiye biza bigasa n'ibiparika ku irembo.
migisha igaparika ntiyinjire mu biganza byanjye, ntiyinjire mu rugo. Umunsi umwe njya gusenga, Imana irambwira, nagiye ahantu kubwiriza, umukozi w'Imana arambwira ati nduwiteka nkwimuye hariya hantu vuba. Noneho nkaba narakoresheje umunyu ntera nkatera mu ntebe wapi biranga. Umunsi umwe sinzi ukuntu nibutse ko ububane nabwo bajya babukoresha. Ndangije shaka imbabura ndacana. Umunsi wa mbere koko ndacana nyine nkuko gukumbi bigishije. Ndacana bubane nshyiramo. Ububane bwo nta nicyo butwara cyane, bwo ntacyo butwara cyane, ntago ari kimwe n'indagara. Bwo nabucanaga nimugoroba kuko akenshi bwo babunahumura, bwo nta kibazo. Ububane ushobora kubucana ninjoro wibereye aho ngaho nta kibazo, imbabura ikabiri kwaka nta kibazo, wenda byagera mu kanya ukayizimya. Biba byiza gushyiramo ubwo bubane wenda nka kumutekera ku mbabura, wenda hasigayeho dukara dukeya n'ubundi iri hafi kuzima, kugira n'ubundi bize guhita izima wenda uryame. Nabikoraga kenshi nimugoroba nka saa moya saa mbiri, bubane ngashyiramo, nkabushyiramo ndi kwirukana imyuka mibi yose iri muri iyo nzu iyandiganyirije aho ngaho. Muzi ko inshuro nk'eshatu niho nabikoze. Nkimara kubikora gutya inshuro nk'eshatu nibwo nimutse muri ya nzu. Kuko hari igihe haba hari n'imyuka mibi kuzingira aho hantu kugira ngo utagenda. Nibwo nimutse muri ya nzu mbikoze nk'inshuro eshatu, njya nava aho hantu nari ntuye ngiye ahandi mbona ibirere bitangiye gufunguka. Rero ububane mwabubona rwose, hari abantu baba babufite, wenda uwazabukenera hari igihe yazamvugisha mu gikari. Hari umuntu niba kubucuruza, niba kibucuruza simbizi, ariko aba mu mujyi, kuko njye ndi i Kigali, ariko ahantu hose ububane buraboneka pe. Mukabukoresha mukirukana iyi myuka. Noneho hari ukuntu abadayimoni bashaka kukuzaho bakagutesha umutwe. Icyo gihe ikintu ukora ni iki? Ufata nyine yambabura isigayeho udukara duke, ugashyiraho uturagara, none ukicara uruhande rwa yambabura ukamera nk'uwitwikira. Hari abantu bazi kwitumbika, akura muri sauna, aho abantu bajya muri sauna bari bubyumve cyane. Ukuntu ibyuka bisohoka, ibigrese bikagira, utwengereho tugafunguka. Umera nk'uwitumbitse rero, wicara ku gatebe n'imbabura imbere yawe, ubundi ukajya uteramo uturagara dukeya. Wifuritse kwa kundi umuntu yicara ku gatebe akifurika n'imbabura imbere ye. N'imbabura ukitwikira, abantu bazi kwitumbika hano uko bisa kose murabizi. Niyo ufite nk'ibicurane byakuzengereje, hari igihe ucana imbabura nk'uko ukajya uteramo ibyatsi bisanzwe witwikiriye. Wipfutse hose n'imbabura muri kumwe mu imbere. Noneho kakotsi kazandagara kagenda kazamukira muri wowe. Ntabwo abadayimoni bashaka kuresista kw'ibi bintu. Kazamukira muri wowe. Ngira ngo muribuka ko karera babwiye ko ijambo ry'Imana riri muri Matayo 27 ubanza niba atari 21, mu kiganiro bakoreye kare mbabwira ko Yesu Kristo nawe yakijijwe n'ifi. Ntago nababwiye. Rega ibintu byo mu mazi Imana yabiremanye imbaraga zidasanzwe. Matayo 17 murongo 24 na 27, Yesu Kristo yakijijwe n'ifi. We na Petero bari kumwe. Baragenda barabafata babuze imisoro, barabagwatira kugira babone icyo bishyura. Yesu bamufatiriye yabwiye Petero kugenda wihute ku kiyaga. Ifu uri buhure nayo bwa mbere na mbere uyasamure. Amafaranga urakura muyazane tuyahe bano bantu baturekure. Nese niba Yesu aragiye kwasamura ifi, ntahamagare mwene wabo kuri telefone, kuko nuko yone zitana bagahongwa mutabare. Ifi akaba ari yimurukira ikimutabara. Wowe uyu munsi wa none iyi fi cyangwa yindagara cyangwa iki ntabwo yakurukira umuti kugutabara. Rero niba kunze ibiganiro bibera hano, umpe like kugira ngo unyakuraje mbone ko turi kumwe, mbashe no kujya mbategurira ibindi biganiro bibasha kubafasha no kubakangura. Imana ibahe umugisha. Shalom.